amahoro n'imigisha bibe kuri mwe n'ubundi mudukunda umunsi ku munsi ni City Family Choir cyangwa se n'umuryango w'abana b'Imana beza hanyuma batuye mu murwa mushya. Murababona barasa nk'utunyange barera de mu majwi meza mu myambaro myiza kandi ubwiza bw'inyuma n'ubwiza bw'imbere bubagaragaraho umunsi ku munsi. Niba utarubazi naba babarizwa mu itorero ry'abadivaniste b'umunsi wa karindwi ni ku itorero rya Ruhanga. Kubatahazi neza wenda mvuze Ruhanga ni mu Kinigi hahandi ba mukerarugendo baturutse ku isi yose baza kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda. Haraguru yabo gatoya hari ibirunga bya bindi byahogoje isi yose. Hanyuma iyi ni korari irimo mu by'ukuri ifasha abantu cyane muri iyi minsi bitewe n'ubwiza bw'indirimbo zabo, amajwi meza, uburyo mbese bakorera Imana bishimye. Turi kumwe nabo mu mpera z'uyu mwaka wa 2023 mu ntangiriro za 2024 hari ibikorwa bitandukanye. Ibi bikorwa bigamije kwamamaza ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza mu ndirimbo zitandukanye. Niyo mpamvu n'uyu munsi turi ku mazi neza. Ibi n'ubundi ni bya byiza bitatse u Rwanda cyane ko burya nubwo bamamaza ubutumwa bwiza ariko n'umuco nyarwanda, umuco w'igihugu nawo ntukabure, ntabwo bajya kure yawo. Ni kuri kimwe mu biyaga by'u Rwanda. Ahangaha ni ibiyaga by'impanga ni Burera na Ruhondo. Ahangaha ni mu karere ka Burera niho turi kuri aya mazi, aho n'ubundi bavuga bati reka dukomeze twagura ivuga butumwa tuhagere. Umunyarwanda yaravuze ngo zitukwamo nkuru, reka twiyambaze umwe mu naribonye z'iyi korari. Mumubona cyane kubagerageza kubona ibihangano byabo kuri YouTube channel yabo yitwa City Family Choir. Rwose naze atwegere hanyuma tukomeze tuganire cyane ko ni ijambo ry'Imana. Umeze neza mukozi w'Imana? Ramahoro. Turashima Imana. Nanjye ndashima Imana cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma amazina ninde? Uwimana Fikiri Jedeni, umuririmbyi wo muri City Family Choir, nkaba n'umutoza wayo. Turi kumwe n'umutoza wa City Family Choir. Nabivuzeho mukanya, bura nabivuze neza, ni umurwa mushya. Yego rwose wabivuze neza. City Family Choir ni umuryango wa korari y'umurwa mushya. Yego. Nibyo twatembereye, turi mu karere ka Burera nubwo mu bisanzwe mukorera mu karere ka Musanze, ariko ndi muri ibi bikorwa. Ubundi muri iyi minsi uhise navuga ngo uduga ku ijambo nkuko abavandimwe bo hepfo hari abakunze kubivuga. Muri iyi minsi muhugiye mu bihe bikorwa? Urakoze cyane. Muri iyi minsi ni iminsi navuga ko ari iminsi idasanzwe kuri korari City Family Choir, kubera ko ibikorwa turimo ntabwo tubitangiye uyu munsi, ariko navuga ko ubu ngubu nibwo twarushijeho kubikaza cyane bitewe n'icyerekezo City ifite. Muri iyi minsi ku bantu bakunze kudukurikira cyangwa se bamaze iminsi badukurikira, hari gucicikana indirimbo nziza zidasanzwe kandi uko bigaragara cyangwa se uko benshi batangiye kubibona, zitangiye kuza umusubirizo nk'uko abanyarwanda babivuga. Ngo City ni korari ifite icyerekezo cyo kudahagarara, ni korari ifite ibikorwa byinshi muri uyu mwaka cyangwa se no mu yindi iwukurikira, aho kuri ubu ngubu dushishikajwe cyane n'igikorwa cya launch dufite mu kwezi kwa mbere tariki 6 azaba ari ku Isabato. Akaba ari igikorwa twatumiyemo abantu benshi b'ingeri zose zitandukanye muri iki gihugu, aho twavuga ko mu by'ukuri intumbero ya City muri uyu mwaka wa 2024 tugiye kwinjiramo irashimishije cyane. Mbese navuga ngo abashaka kumenya City nibaze, turahari. Atabashaka kumenya City nibaze, turahari. Tariki 6 z'ukwezi kwa mbere. Ubwo azaba ari ku Isabato, azaba ari ku wa mbere w'Isabato? Azaba ari ku Isabato.
azaba ari ku Isabato, ubwo tuzahurira hariya ni Ruhanga, ni mu Ruhanga. New City ibarizwa ku Itorero rya Ruhanga, wanabivuze neza. Bakunda kuvuga ngo ni mu mizi y'ibirunga. Ni Itorero rya Ruhanga, intara y'ivugabutumwa ya Ruhanga muri Firidi y'Amajyaruguru. Ubwo aho ngaho nyine ni muri terime yabo kumva ibintu kimwe, cyangwa se abo duhuje imyizerere, nuko nguko bimeze. Okay, ubwo isango no kuvuga ngo ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere hariya aho zabashyira ku mugaragaro umuzingo w'indirimbo cyangwa se cyitwa album launch. Ni album ya kabiri. Iyi album ya kabiri iriho izihe ndirimbo wenda duteye amatsiko, utumaze amatsiko? Icyambere nuko album ya kabiri yitwa Bucece. Aho ngaho ku muntu uzi New City, iyo ni indirimbo yakunzwe cyane, haba i Musanze aho tubarizwa ndetse no mu mbibi zose z'igihugu. Bisobanuye ko ni album yitiriwe Bucece. Rero umbwiye ngo mbivuge byose kandi twarayitiriye Bucece, naba ngiye kumena ibanga. Ariko umuntu wese uzi ko ari umukunzi wa New City rwose muri iyi minsi asuye urubuga, ntabwo yahabura ibintu byiza kandi bimuryoheye. Kandi nanone tubabwira ko ibyiza birahari, twiteguye kubitanga. Muzareba mwongere murebe, imitima igubwe neza. Mbese 2024 navuga ngo ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka w'umunezero, ni umwaka wo gukora cyane, aho New City yica igatekereza isanga ari ngombwa ko igomba gushimisha abakunzi bayo, baba abaho babarizwa mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo. Ndatekereza rero album ya kabiri ibitse ibintu byinshi tutababwira aka kanya bitewe nuko agapfundikiye gatera amatsiko. Ariko nanone niba baratangiye kureba cyangwa se mwaratangiye kureba, burya niba hariho Bucece, hakaza impanda, hakaza twiyandikishe, no mu minsi mike cyane hagiye kuza indi ndirimbo ntababwiye ariko iryoshye. Donc turava mu bwiza tujya mu bundi. Nawe niba utarakanda hasi handitse subscribe cyangwa sabone hakandi. Niba icyo uri urebera aho ashobora kuba ari imashini, laptop cyangwa desktop, ashobora kuba ari telefone. Niba ijambo subscribe cyangwa sabone rikiri mu mutuku, kanda hariya kwane kuri karakazogera uje kuri all cyangwa se tu, kugira ngo uko hagiyeho igihangano cyangwa ikiganiro uje ukibona. Tubane neza kuri YouTube channel yacu New City Family Choir. Hanyuma ibi byiza byose uhishiwe ujye ubibona umunsi ku munsi. Turi kumwe na Jaden, ni umutoza kandi murabona ko ibintu rwose arabisobanura neza cyane. Ejo bundi azaba ari launch, agerageje kubivugaho. Burya abantu bateguye igiterane cyangwa igitaramo nk'iki ngiki, hari amakorari yandi y'inshuti cyangwa y'abavandimwe, mwitabaje abahehe ku buryo umuntu wenda uri buna kudukurikiye, hari bari mu mahanga ya kure, hari bari hafi mu Rwanda, avuga ati tuzaba duhari. Ni iyihe korari? Ntekereza ko ntago bikira agapfundikiye, zivuga rwose ko zizabazere kugira ngo abantu nabo bavuge bati turaje. Wenda akantu gato ndi ubanze kubaza nanjye, burya iyo uvuze ngo mwitabaje muba mwatsinzwe cyangwa se mukeneye abandi bantu ku buryo runaka kuko urugamba rutangiye kubananira. Banza umbwire niba nyine ari ukwitabaza kugira ngo kubera ko wumva ko tunaniwe urugamba. Oya, ntabwo ari kunanirwa urugamba. Ubundi intwari ebyiri no mu Rwanda rwo hambere, burya hari gihe abantu bajyana kwitabara batabaye, atari uko wenda umwe yaneshejwe, ahubwo ari kwa guhuza imbaraga kugira ngo baze kugera ku ntego, baze kunesha nyirizina. New City navuga ngo ni korari cyangwa ni umuryango usanzwe ushoboye, ariko buryo ushoboye uburi kumwe n'umundi n'abashoboye. Ndashaka abo bashoboye babiri rero bari hamwe, ubwo ni New City, n'abandi nibashaka bari n'icuma ariko baza n'ubundi kunga mu rya New City. Uvuze ngo urashaka abo bashoboye babiri, ariko ndakubwira ko barenze babiri. Mu France ni wavuze ngo l'union c'est la force. Ugushyira hamwe hari imbaraga bitanga. New City muri uru rugamba irimo rutayivunnye cyane kubera ko rwarateguwe, twiyambaje cyangwa se twatumiye andi makorari magenzi yacu
ni inshuti zacu cyane kandi inshuti zikunzwe. Muri aya makorari harimo korari ikunzwe cyane bita Kugana Yesu y'Igahogo, irabarizwa i Muhanga mu majyepfo. Hakaba na korari yitwa Abahamya ba Yesu. Abahamya ba Yesu barabarizwa ku Muhima. Tuvuye mu majyepfo tugeze mu murwa mukuru, ariko nanone twararebye dusanga tutagomba kugarukira aho ngaho. Abantu bakeneye kumenya ibyiza nyaburanga biranga iwacu. Ntabwo rero niyo sitari ihari yonyine, hariyo na korari Intwari za Kristo yo mu marembo ya Firiti, aho ni kuri Kigombe. Aho ngaho abo nabo tuzaba turi kumwe. Bishatse kuvuga iki? Korari niyo siti yaratumiye kandi ireba kure, ireba inshuti zayo za hafi kandi zikunzwe cyane. Si uko tudafite n'abandi bakunzi, ariko nyamara kuri ubu nyine hari abantu bakuba hafi cyane nawe ukabibona, kandi nanone bakenewe na benshi. Abo bantu nibo tuzaba turi kumwe. Bivuze ngo umuntu wese ukunda kuririmba, ukunda ibihangano byiza kuri uriya munsi ntazabure, hazashya ku mugani w'Abanyarwanda. Ati mu mvugo y'abubu hazashya, niko bimeze. Duhure tariki 6 z'ukwezi kwa mbere hariya ni mu Kinigi, ni mu mujyi rwose, mutagira ngo ni kaburimbo, nta bintu by'iki. Uragenda ukagera muri santere ya Kinigi, ugakata werekeza ku mudugudu w'icyitegererezo, hanyuma ukagera ku ivuriro kuri santere de sante ya Kinigi, ukazamuka mu buryo ni nka metero nka zingahe, naho hafi cyane. Iwabo wabeza ni byiza, ibyo byiza rwose muzaze tubisangire, nanjye nzaba mpari. Ni karibu cyane. Ni ukuvuga ngo nk'uko Flavier abarangiye neza, igitaramo kizabera mu Ruhanga. Sinzi gukererwa byo uzaba uhombye. Umuntu wese ushaka kubona ibyiza azazinduke, kuko igitaramo kizahera mu gitondo kugeza saa 3 za nijoro cyangwa se binarengaho. Mu Ruhanga neza uko abarangiye naho ngaho, cyangwa se dushatse no kubarangira neza twavuga ngo ni munsi ya hoteli yitwa One and Only, hoteli ikunzwe cyane. Itorero riri munsi yaho neza, no ngo riri hagati y'ikigo nderabuzima cya Kinigi na hoteli yitwa One and Only. Umuntu rwose uzagera aho ngaho azabona ibyiza, hamwe bakunda kwita mu mizi y'ibirunga. Turi mu mizi y'ibirunga, hari amahumbezi meza cyane, turi mu bihe byiza, nta mvura nta zuba. Karibu cyane. Karibu sana, tugushimire cyane Jaden. Urakoze cyane, kandi turakomeza kubana n'ubundi mu biganiro, mu ndirimbo, ndetse no mu giterane cyangwa se kira gitaramo kiryoshye cyane iruhande rwa One and Only. One and Only no mu mahoteli akomeye cyane ku isi, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, niho turi. Hanyuma dukomeje kubana namwe kandi tubashimira cyane ko mwahisemo New City Family Choir. Twari kumwe na Jaden adusobanurira byinshi cyane kuri iyi korari. Ni korari nababwiye ngo irimo ingeri zitandukanye, kandi murabona ko ari abeza, bagira ngo bari rubanuje. Turi kumwe n'umumama hano wakunda kureba indirimbo, mukunda kumubona afite morale, afite courage. Mukagenda mumubona hari yicaye, hari wicaye wari kuri iyi ndirimbo. Twari turimo kuririmba indirimbo yitwa Igitambo. Jaden yabitubwiyeho byinshi cyane bijyanye na korari. Ubundi iyo muririmba nahoze mbona ukuntu mukaraga imibyimba nubwo mwari mwicaye, ariko ukuntu muririmba mbona museka, ibyishimo mubikomora kuki? Ibyishimo ubundi kuririmba ni ikintu cyiza cyane iyo ugikoze ugikunze, kandi bitewe n'iby'Imana yagukoreye. Iyo uririmba indirimbo uri nko gushimana urugero, wibuka ibintu byinshi Imana yagukoreye bikagutera morale nyinshi, ukumva mbese uranyuzwe. Biterwa n'indirimbo. Gusa indirimbo zacu muzazikurikirane neza, zirimo amashimwe menshi, kandi twese dufite iby'Imana yadukoreye. Yadukuye muri Covid ni urugero, ubu turi kuririmba tutambaye agapfukamunwa. Ndumva ibyo twashimira Imana ni byinshi. Nawe ku giti cyawe n'icyo washimira Imana? Genda shima Imana cyane. Imana yankoreye ibitangaza byinshi ntabasha kurondora. Nk'urugero, nko muri uriya mwaka yampaye umwana ntari mbizi ko ndi bumubone, nari ndi mu bitaro, bigoye gushima Imana, ariko yampaye umwana. Ndashima Imana cyane, mbese sinabona uko nabivuga, gusa no ku muntu ari muzima yabishimira Imana. N'ibindi byinshi, urumva umwana ubwo n'umugabo birimo byose ibintu nk'ibyo nyine. New City
ni korari mu by'ukuri navuga ngo imaze kubaka izina mu itorero ry'abadivanisi, ariko n'abandi wenda badukurikira batari abadivanisi bavuga bati iyi korari irabizi cyangwa irabyumva. Ubundi hari imyaka yageze hano bakajya bavuga ngo ambassadors of Christ, mu myaka yo hambere cyane tukiri abana ngo abatwara mucyo, ariko uyu munsi abantu bavuga bati New City, hagiye bikanga bavuga bati iyi korari niyo mu Kinigi, cyangwa wowe hagize nk'uwikanga wenda bitewe nuko wenda ababonye agatungurwa, wamubwira iki? Kuba tutari abanyakigali ntabwo bisobanuye ko tutakora nk'iby'abanyakigali. Ni mu Rwanda hose kandi abantu bose baba ahantu hatandukanye, isaha n'isaha n'ubu mwatubona no muri Kigali tuhatuye. N'ibikorwa byacu bizivugira, muzabibona, muzabona ko nubwo dutuye mu ngagi tutari ingagi. Aha, ati n'ibikorwa byacu. Hanyuma turi kumwe n'undi nanone, iyi ni korari irimo abantu b'ingeri zitandukanye, mu by'ukuri basobanura ibintu neza. Ati uyu munsi tubahirizwa mu Kinigi, ariko i Kigali ni ahantu dutembera umunsi ku munsi, n'ahatari i Kigali n'indege turazifata tukajya kure cyane. Ati ibyo nta gitangaza kirimo, ati kuko iyi ni korari iri aho ngaho kandi ikomeje gutera imbere. Tugushimire cyane mama, urakoze cyane kandi Imana ikomeze iguhe umugisha. Turi kumwe n'undi muririmbyi nawe ugira ngo uratwibutsa amazina, tubwira amazina yawe. Murakoze cyane, nitwa Shimwe Chantal, ndi umuririmbyi wa korali New City. Uracyari umukobwa? Yego, ndi umukobwa. Urumva ni korari irimo abapapa, irimo abamama, irimo abakobwa bakiri bato, irimo abasore bakiri bato. Uyu mukanya banyiciye akajisho barambwira bati uyu nguyu nubwo atari dirigente babandi batoza nyine, ariko kuririmba ibintu amanota y'indirimbo bayazi neza. Wize amanota y'indirimbo? Ndagerageza, hari igihe uba warize ibintu ariko bitari ku rwego ruhambaye cyane, ariko hari ibyo uzimo. Ugiye kundirimbira igice kimwe cy'indirimbo ushaka n'agakorasi kayo, tugende. Bamaze kwambuka Yorodani, bageze hakurya babona umurwa Yeriko, byari biteye ubwoba kubona icyo gihome, yari umurwa ukomeye. Mu gihe bihebye Abisirayeli bategetswe kuyizenguruka karindwi, bayizengurutse bucece, kubwo kumvira Imana maze baranesha. Ngaho zenguruka Yeriko karindwi, nubwo ubona isa n'iguteye ubwoba, guma ku isezerano ry'Uwiteka, azagutsindira ibikuri imbere uzabinesha. Oya, kameramani, iri jwi waryumvise ariko? Kameramani wenda kuba dukurikiye mu kanya yarimo atangiye kuzunguza umutwe, sinzi niba iri shusho ritari bushakinge, ariko nta kibazo, ijwi riri aha ngaha. None se ugiye kuririmba Mu Rwanda? Mu Rwanda? Yego. Cyangwa hari izindi mbaraga zaguhaye ijwi? New City iduha imbaraga tukabasha gukora ijwi neza bikagenda neza. Jede ni wagutoje? Yego, niwe coach wacu, birumvikana. Urazi kuririmba cyane? Arabizi cyane. Ariko waririmba bass? Yego, ariko hari ukuntu buririmba bass amajwi yose uyazi uko agenda. Uko rero mbijyanyemo niwe. Kuba dukurikiye buriya nanjye ndirimbye aha ngaha, uyu mukobwa mwahita mubona bigiye hasi, ariko umunsi ntabwo ndi buririmbe kuko nabahariye abakiri bato ngo baririmbe. Watangiye kuririmba muri New City ryari? Muri New City ntago maze imyaka myinshi, mazemo umwaka umwe. Yego. Uri umunyeshuri? Yego, ndi umunyeshuri. Yiga mu kangahe? Soje umwaka ushize 6e. Secondaire ibyo byose? Secondaire. Wabonye diplome? Yego, narayibonye ndetse nashimishije cyane. Na kaminuza ugiye kuyibona? Yego. Uzakomeza uririmbe muri New City cyangwa numara kujya ku university uzahita uvuga uti we? Cyane, nzakomeza ndirimbe, ntago nayisiga. Tariki 6 z'ukwezi kwa mbere hari igitaramo gikomeye cyane hera mu Ruhanga iwacu. Bwira abantu bari ku isi yose badukurikiye, bari kuri YouTube channel ya New City, babwira ibintu nka 3 cyangwa 4 wisanzure twumve ikintu ugiye kubabwira. Murakoze cyane abantu batuye ku isi hose, mu Rwanda by'umwihariko
ikintu nababwira gikomeye cyane nuko kuri uriya munsi kuri 6 z'ukwa mbere bizaba ari ibirori byiza kandi bishimishije kuri New City. Rero icyo nabwira buri muntu wese ni ukuzadukurikira by'umwihariko akanahagera akirebera amaso ku maso. Ndabararitse mwese. Kuba uri muri korali New City, tubwire ibyiza nka bibiri. Yego, New City Choir ni umuryango mugari nk'uko wabivuze, ubamo abapapa, ubamo abasore n'inkumi, mbese muri rusange turisanzuraho. Twigiramo imico myinshi itandukanye ndetse by'umwihariko tugigamo iyobokamana. Urumva ko rero ni umuryango udufasha kumenya ubuzima busanzwe ndetse n'iyobokamana, bikadufasha nk'abato ndetse n'abakuru tugafatanyiriza hamwe gukora umurimo w'Imana. Tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Umunyarwanda yaravuze ngo ararekwa ntashira, kandi ngo kuyavuga siko kuyamara. Je nitwa Flavie, hanyuma twaganiriye n'abaririmbyi batandukanye kuva ku mutoza Jayden wadusobanuriye neza byimbitse kuri iyi korali ndetse no kuri uyu muririmbyi. Hanyuma tubona amazina ninde? Ishimwe Chantal. Ubwo ni Imana ishimwe. Sibyo kuko niyo bashimaga ukimara kuvuga ngo ishimwe ubwo iduhaye uyu mwana. Urabona ko ryashimwe ryatumye nijwi reza. Nubwo navuze ngo nkurusha kuririmba ariko harakuzanyigisha arakantu mvise kamwe ntaramenya neza. Nari binakagusobanurira ubikeneye. Wa munsi turi mu Ruhanga uzakanyigisha. Kuri 6 niyo gahunda. Kuri 6 rero muzaze dufatanye kugira ngo twige neza, kugira ngo turusheho kuririmba neza. Na cameraman ngo azaba hari, Jayden azaba hari, ndetse n'abashoferi baje badutwaye kugira ngo tugere aha ngaha banyicishije ko bazaba bahari mu Ruhanga hariya kugira ngo dusangire ibyiza. Ni kuri wowe utarakanda hari subscribe hano hasi kuri YouTube channel yacu yitwa City Family Choir, wakandi kugira ngo uko dushizeho indirimbo cyangwa ibiganiro nawe bijye bikugeraho ubona akantu kitwa notification. Nawe nshuti yanjye uri kurwa na uhanganye nabyi shibi kurusha imbaraga, ibitero byose Satani yakugabyeho biteye ubwoba birakomeye. Mu gihe wihebye ibuka Uwiteka azagutsindira ibyo byose bikurwanya. Rere bucece bucece byose bizikubita hasi, Yesu azabinesha. Zenguruka Yeriko karindwi, nubwo ubona isa n'iguteye ubwoba, guma ku isezerano ry'Uwiteka azagutsindira ibikuri imbere uzabinesha. Zenguruka Yeriko karindwi, nubwo ubona isa n'iguteye ubwoba, guma ku isezerano ry'Uwiteka azagutsindira ibikuri imbere uzabinesha. Muraho neza, amazina yanjye ni Uwimana Fikiri Jayden. Iyi ni korali New City Family Choir ibarizwa ku Itorero rya Ruhanga, intara y'ivugabutumwa ya Ruhanga muri Firidi y'Amajyaruguru. Uyu mwanya turimo kubategurira igitaramo cy'imbatura mugabo, aho tuzaba turi kumwe na korali abahamya ba Yesu, kugana Yesu bimuhanga ndetse n'intwari za Kristo. Muri uyu mwanya rero abakunzi ba New City mwese turabatumiye. Sinzahabure, Nawe ntuzahabure, twese ntituzahabure. Dukomeze dusangire ibi byiza tubabwira ngo New City Choir turabakunda. New City Choir turabakunda cyane. Tubabwire ngo umwaka mushya muhire. Mwaka mushya muhire kuri mwese. Turabakunda. Yego. Murakoze cyane. Imana ikomeze baturindire.